yo gusenga kandi iyo ntagiyeyo ndaza nkarya iyo ujye nkabibona nkakubita imyaka nkongera nkayirya na hano ubutaka bwose n'ibiriho n'ibyo witeka ariko wa mwana wowe ejo bundi urabona uzambwiriza bigakunda ese ma uri ndimbati mwese nabyo nshaka yabaye adasenga wari kimana mangu hamagaye kugira ngo umbwire icyo nkora ungiye kujya negera ameza rye mu gitondo rye saa sita rye nijoro rye uko ibe nirukiye senga ubundi mbona nta yindi mpamvu yo kumaze njya ngasenga nta modoka imana yamaye nta mafaranga menshi ifite unzajya mbona ibiryo mbirya mu gitondo nimugoroba bamwe niko bagenda ngo bagiye gusenga buri munsi n'ubundi mbona n'ubundi nabo tuzapfa kimwe byaha ngubu koko iyi si yadukurura ikatubuza no kwirira natwe ngo tugiye gusenga nta kintu nkura ndagenda uwo munsi nkaza rimwe na rimwe nkabura iyo nagiye gusenga kandi iyo ntagiyeyo ndaza nkarya iyo ujye nkabibona nkakubita imyaka nkongera nkayirya reka njye nirira nta kundi kuntu byagenda ese koko umuriro wo uzaka rwose umuyaga umuriro byanze wapi byanze rwose umuriro ntawe byanze ariko mwana yanjye ubona abantu b'iki gihe ndababwira ibintu byo kujya gusenga bati naradabatse ndababwira kujya mu nzu y'Imana bakarekeza mu kabara icupa riri n'umuyaga kugira ngo bakirwe n'icyo bashyira mu gihe ngo niyo mana yabo abantu batumvira Imana arabahagurisha ikaba umwana wayo akabapfira azira ibyaha byabo ubu koko Imana izabitangira igeze byabo igihe cyose ndarambura Bibiliya ngo ngiye kubacuragurira nababwira aho Imana iri ngo ni satani yabo nababwira ngo aho umwana w'Imana ari ngo umwana wa satani barangiye koko nzakora iki ndapfukama ngo ngiye kuramya satani nagenda kuririmba indirimbo zayo ngo ngiye kuramya abana ba satani ubu se namenya gusenga mbasengere se ndabasengera ngo ndimo kudabagira nabaririmbira indirimbo z'Imana ngo ndimo umugoti ngo ndi igicucu bagatangira kuntera amabuye kunkubita imijugujugu bagatangira kuvuga ibintu byinshi cyane ngo ndi umwana mubi ngo ndi umugome ngo ndi umutindi ngo ni iki nakora ko ubu ni iki nkora iki mana mangu hamagaye kugira ngo umbwire icyo nkora bagenda bagucuruza naho ariko abantu bisingeho rwose baranyobeye ndababwira kujya gusenga bakerekeza mu kabari natangira kubabwira ijambo ry'Imana bagatangira kunjurira imijugujugu amabuye n'ibindi bibi byose kugira ngo mbe mu ijambo ry'Imana nakora iki kivuze niwe wamfasha kugira ngo tuzamukane ubundi rero ikintu cya mbere twe ni ukwizera ko Imana iri ariko reka tubanze dusome ijambo ry'Imana riri muri Yakobo igice cyaho ni icya mbere umurongo n'uwa 12 kandi ijambo ry'Imana umutwe w'amagambo aravuga ngo ibyerekeye ibigeragezo n'ibishuko tukamanuka hepfo ku murongo wa 12 hahirwa umuntu wihanganira ibimugerageza kuko namara kwemerwa azahabwa ikamba ry'ubugingo ry'Imana yasezeranyije abayikunda ubwo rero twebwe tugomba gusenga iyo Mana yacu tuyishikamishijeho umutima kubera ko twebwe nta gitambo twabona twayiha abo bandi bo ubundi ikintu cya mbere ni umuhamagaro twebwe reka tujye dushikama tubasengere wenda bazakizwa
ibyo bigeragezo byose bikuzaho uri kubasengera no kubafasha ujye ubyihanganira Imana izabigenda. Ahubwo reka tujye kureba abana bacu twigishije ijambo ry'Imana turebe aho bigereye. Abana muri abo Yego. amakuru Neza. ubushize ku cyumweru twiga ijambo ry'Imana twagira ngo mutwibutse aho twize turebe ko mubafasha. Yohana 8:8 ku murongo wa 12 haravuga ngo Yesu yongera kubabwira ati ninjye mucyo w'isi unkurikira ntazagenda mu mwijima na hato ahubwo azaba afite umucyo w'ubugingo. Amen. David havuga ngo iki? Yohana 8:8 ku murongo wa 12 haravuga ngo Yesu yongera kubabwira ati ninjye mucyo w'isi unkurikira ntazagenda mu mwijima na hato ahubwo azaba afite umucyo w'ubugingo. Amen. Umuhoza havuga ngo iki? Yohana 8:8 ku murongo wa 12 haravuga ngo Yesu yongera kubabwira ati ninjye mucyo w'isi unkurikira ntazagenda mu mwijima na hato ahubwo azaba afite umucyo w'ubugingo. Amen. Florence havuga ngo iki? Yohana 8:8 ku murongo wa 12 haravuga ngo Yesu yongera kubabwira ati ninjye mucyo w'isi unkurikira ntazagenda mu mwijima na hato ahubwo azaba afite umucyo w'ubugingo. Amen. Musubiremo mwese twumve. Yohana 8:8 ku murongo wa 12 haravuga ngo Yesu yongera kubabwira ati ninjye mucyo w'isi unkurikira ntazagenda mu mwijima na hato ahubwo azaba afite umucyo w'ubugingo. Amen. Yumva mwarabifashe ngaho ni mwiyamashye. Rero hano ariko hari umuntu ari kuhabona umubyeyi wacu ntabwo yigeze aza, reka tukajya kureba ikibazo yagize ubundi tukajyana mu ivugabutumwa. Ego. Mwiriwe aba hano mwiriwe. ariko ibi ni ibikira imyotsi yanyiciye cyane inkwi zitumye abandi ngo mwiriwe se mwiriwe ijya mu nda. Turi kuvuga nabi habaye ikintu byiza. Oya jyewe nako bashaka ibyo kwirira nta n'ikindi banishakira. None si ibyo byo kwirira uzabibona ibihawe nanjye kandi abantu bose babwira nabi. None si ibi ngibi nabimpaye nyine na hano ubutaka bwose n'ibiriho n'ibyo Uwiteka kandi yabishyizeho ngo tujye tugenda turye dusarure turye. Ariko rero ntabwo ari nk'uko wari usanzwe umeze. Ubundi wari umuntu uvuga neza utuje uyu nawe wawukuye. Mwani mubwira ikibagenza mugende mbona uko nirira cyangwa ariko nanire wabona munabiriye ndabona muri benshi kanirire da. Umwami udasenze. Ndabona mufite na Bibiliya. None se kuri udasenze habaye iki? Mujyanga se mundusha Bibiliya. Njye naguze Bibiliya nyinshi cyane. No mu nzu zirahari. Dorera hafite Bibiliya umuntu umwe ngo murabako ndebera. Usenya ni Bibiliya cyangwa ni igice cyane. Ariko rero twashakaga ko tujyana gukora umurimo w'Imana. Gukora umurimo w'Imana? Ngize ngo ahantu mwabonye hari imirire ibyo kwirira. Ngiye kurya nibyo bya mbere kuri. None se ko wishimira kurya kandi Uwiteka ari utanga ibyo byo kurya uzabikuraho utamukoreye. Gusa urabona njye narananutse shaka kongera gusubizaho inyama ahantu zavuye. Nasenze niyiriza ubusa ndara ubutayu ndara mu mazi ngasenga najya mu rugo nkaburara pe. Ubu rero nahisemo kujya mbyuka nkajya gushaka ibiryo mu wanjye byabura nkagenda nkareba naho nshiguza umumate nk'iri ndi kwirira rero haka mubwire bitara yabishe mbaye ahubwo ukoze icyaha ahubwo wowe wakurikiye ubutunzi bw'isi ntabwo wagiye gusenga ukurikiye ahubwo ujye umenya ko abafite ubutunzi mu isi badakorera Imana
izo ngizo arizo ngororano zabo zo mu isi nta ngororano z'ijuru bifite. ariko Ubwo rero wowe Imana wasanga yarabikinaga kugira ngo izakuhere ingororano z'ijuru. ariko warayitaye ubu kuko urabona ariko wa mwana wowe ejo bundi urabona uzambwiriza bigakunda ese ma uri ndimbati ngwese nabyo nshaka yabaye nk'adamu ndagusengera ntese ngo sengera mwana sengera ndagusengera wamaze wabimaze ntese ngo reka nirire rero ntese mwana uri ndimbati gusa waba uri umwana wa ndimbati hoya mureke njye hanyuma nzabone imbaraga zo kujya kubahahira none se umubyeyi uzatugira izihe nama kandi udasenga zo kurya ntabwo udasa n'umurimo ubwo se uzajya ibyo udasenga uzabiduhindura turabahembera se ibihembo ubundi uwiteka mukorera azabahemba azabahera ibyo mujya mwese muri n'igihe mureberaho ubura gusenga Imana ngo igukure kurya imwe none dore uhora kuri karoti zonyine none si imwe njyewe ibinungu ku munsi ngira indyo ndya uyu munsi niba musanze nariye indyo niyo ngezeho njyewe ndarya ejo nzarya inyama uyu munsi nariye izi ntungamubiri ariko muzi ibi biryo bituma umuntu areba neza amaso agahumuka nese uzajya wenyine inzara yatwishe kandi Imana mukorera ihari Imana mukorera ibagaburira ese wowe utayikorera cyangwa mushaka ngo matwika hano madomeke n'igishirira njye nta muntu ukinyigisha narasenze njyewe ni igiti mwambwira kifasha kugira ngo mbakurikire nongere wenda ntege amatwi mbakurikire ngendane namwe da nongere ngire amahirwe nongere pima amahirwe bana nimureke tumubwirize rya jambo wenda ashobora kuba yahindura musubiremo rya jambo Yohana 18 ku murongo wa 12 haravuga ngo Yesu yongera kubabwira ati ninjye mucyo w'isi umurikira ntazagenda mu mwijima na hato ahubwo azaba afite umucyo w'ubugingo amen ngiki ntabwo ndi kumva ngo umucyo ngo umunyu w'isi ntabwo mbyumvise mumusubirire Yohana 18 ku murongo wa 12 haravuga ngo Yesu yongera kubabwira ati ninjye mucyo w'isi umurikira ntazagenda mu mwijima na hato ahubwo azaba afite umucyo w'ubugingo amen aya magambo muri kumbwira arimo aramwika mu nda aba ni abadayimoni bari kugusohoka ko ruba mu nda bimeze nabi ahubwo turategetse abadayimoni n'abasohoke mu izina rya Yesu mu izina rya Yesu turirukanye imyuka mibi yose katika jina la Yesu ikiruta ibyo ngibyo kumbwira ikintu kiri gutuma ndi gushya mu nda natinze kumvira Imana mureke nanjye nze tugende dufatanye umurimo wabona izi ngizi ari ingaruka zitangiye kunzaho dufatanye umurimo dukomezanye uru rugendo tuvuge ubutumwa tubwamamaze hose hanyuma wenda Imana izarushaho kutugirira neza namwe bana banjye kandi ni ukuri shimye Imana ko yabakomeje mu gakiza nanjye naringiye buherihari ibi biryo rero ndajya mbijya bihawe n'Uwiteka n'ikimenyimenyi dore nta nubwo nabisengeye Uwiteka we namenya kujya mu murimo wawe kandi munyobore amuhisemo neza bari mureke tujye kusenga nanjye rero ubu ngubu ugiye rwose ngirwa Imana izahita isubiza nitasubiza nzisubira kwirira ibiryo byanjye inkweto nambaye yewe rwose nicyo kibazo cya mbere mfite ashaka kwambara inkweto zigezweho nk'umubyeyi wababyaye reba iki gitenge nambaye nkeneye kwambara n'icyacu umupira nta n'akaribaya k'igitenge mfite ibyo byifuzo ngenda bifite kandi nkagenda njya buri munsi indyo yuzuye iyi nkanya y'indyo yuzuye tuzagumana mu gakiza kumvikana Imana muyinyibwirire kandi muwe n'umwuka wera abantu benshi mbabona bavuga ibifaransa bamwe bavuga ngo kiripora nkabona bari kuvuga ibyo bintu rero niba ari umwuka wera nk'uko Imana yabivuze nanjye ibime mbivuge bivuge menye ko y'Imana musenga ifite imbaraga nese ubwo ugiye gusenga Imana cyangwa ugiye kuyigerageza ngiye gusenga Imana nyine ko ufite byose ibime kandi uvuze ko ugiye kwishakaho ibiryo ngo utabibona ibime nyine nabyo ntibifite y'Imana ni pirate ntabwo bifite ibiryo ntibigira
ntabwo ifite ibiryo n'ingenera hakiri kare birabifite ariko ibyo ufite ntabwo ari ibyo kuguha nonaha ifite kubiguha yamaze kubona ko ufite kwizera ndagufite nyine nkeneye kurya wenda mbona utagiye gusenga pe ngiye gushaka ibiryo gusenga kandi ndanayubaha reka tugufashe duhimbaza imana wenda ushobora guhinduka wenda ndafatirwa muri uko gusenga cyangwa mu guhimbaza nanjye ndebe ndimo nabizamo ndahimbaza ndimo nabitazamo kugira ngo ndahimbaza